uwo Kabera nawe yaba yarashwe. Ese ni ukuri nk'umuntu uri aho ngaho? Ni ukuri Kabera yarashwe. Wenda nk'umuntu uri aho kuri tere mu kugira ngo araswe, ubundi byari bigenze gute? Kabera bamusohoye bashaka ko ajya kwerekana ngo ibikoresho yakoreshaga muri kariya kazi ke. Noneho atigera hanze ashaka arirukanka. Noneho yirukanse, urumva umupolisi nta kundi yari kubigenza, we yahise yirwanaho aramurasa ahita apfa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yase mureke twongere tubasuze mwebwe mwese abo mabadukurikiye aho muherereye ku isi yose, ubwo ni mu Rwanda, aba diaspora ndetse kugera ku mpera y'isi yose. Amazina yanjye ni Bobo, rero ndabakunda cyane. Yakoze subscribe habwa umugisha, nawe utarayikora ngize ngo ukandeho ubundi tubane umunsi ku munsi. Rero uyu mwanya ni breaking news, ni amakuru agezweho tuje kubatangariza nonaha yihutirwa cyane, niyo mpamvu uri bubone tutari butinde. Nkuko mwamaje mubibona, ari umusaza w'Irwamagana uherutse kwicwa agicishijwe ipiki ubwo yari arimo ataha ku mugoroba. Umuturanyi we yaramusagariye n'undi amwiyenzaho amuziza yuko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko akaba yaratangiye arimo aserera n'umuturanyi wundi. Uyu mugabo wishe yitwa Kabera, yishe uno musaza amukubise ipiki mu mutwe amuziza yuko yarokotse ku icumu cyangwa se yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko akaba yaratangiye gusagarira uwitwa Ndori, nawe ni umuturanyi wabo bari baturanye. Araza aramusagarira, atangira kumutuka, twumvisha ibitutsi bibi, ntasubiramo nyandagazi mu bujyanye n'ubunamoko, ko mwagiye mwumva ubuhamya. Aho yavuze ngo imbwa z'abatutsi ngaraje ahangane nazo, ngo barokotse jenoside bose ni bamwe. Avuga amagambo menshi arimo aratuka uyu Ndori. Nibwo uyu musaza Sibomana Emmanuel yamanutse yiviriye ngo ku isoko, aramanuka araza, aje ageze ku muryango ahura na Ndori, aramango kibawe hari indura, anavuga ati noneho Kabera yanteye imara avuga amagambo mabi. Abagerageje gukamagana inzego z'umutekano mu gihe zitarahagera. Uyu musaza wishwe Sibomana Emmanuel aramanuka asanga Kabera ahagaze ku marembo ya Ndori. Akimara guhagara ku marembo ya Ndori, nibwo yamubajije ngo ese urashaka iki? Nibwo yatangiye guserana bati abatutsi mwese muri bamwe. Nibwo ngo yahise amanuka amukubita umutwe mu gahanga, umusaza atangira kuva amaraso, yinjira mu rugo kwa Ndori, bagiye kumuhereza amazi ngo akarabe. Ariko noneho hashize umwanya asohotse, nibwo Kabera yamanukanye ipiki asanga Sibomana Emmanuel ageze ku muryango wiwe, aramufata arayimukubita mu mutwe. Sibomana Emmanuel yitaba Imana. Sibomana Emmanuel yashyinguwe ejo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu irimbi rya Rwamagana twari turiyo. Nibwo niho yashyinguwe. Ariko hari inkuru cyangwa muri speech abayobozi bagiye batanga, bagiye bavuga yuko bidakwiriye ko izi nzangano cyangwa ingenga bitekerezo myaka 30 yagakwiriye gukomezwa. Hari havugiyemo yuko basabye ko abaturage basaba ko uyu Kabera yazaburanyirizwa mu ruhame mu baturage aho icyaha cyabereye. Yewe n'umuyobozi w'intara cya guverineri arabyemeza, avuga ati turavugana n'ubutabera ubundi
babashe kuburanyirizwa mu ruhame. Iki gitondo rero ubwo twari dutangiye gutekereza uko azaburanyirizwa mu ngo tumenye amakuru tumenye iby'urubanza tumenye ubutabera bahabwa n'umuryango wa Emmanuel uhabwa, nibwo twumvishe inkuru ko iki gitondo uyu Kabera nawe inzego z'umutekano zamurashe, yarashwe azize yaragiye ngo kwerekana ahantu aho yakuye ibikoresho cyangwa yashyize ibikoresho yakoresheje yica uyu Nsabimana Emmanuel. Akimara rero kumujyana agerageza gucika no gutoroka, akimara rero kubigerageza niko guhita nawe araswa. Uyu mwanya twavuga yuko uyu Kabera nawe wishe Sibomana Emmanuel nawe yabashe kuraswa muri kino gitondo kuri zitariki 18 z'ukwezi kwa 12 hariya nyine muri Rwamagana. Yes, ni muri Rwamagana. Deko ntago twasoza breaking news tudahamagaye wenda abantu bari kuri tere, abaturage baho cyangwa se ubuyobozi bwaho, tumenye se koko iyi nkuru ivuzwe n'ukuri, yango tutaza gukomeza wenda tubijijinganya. Ariko ntago reka tuhamagare uyu muntu uriyo twumve. Ariko banyarwandakazi mugenda ino telefone itaracamo, nagira ngo nsabe, ntago mu myaka 30 umwana wavutse kiriya gihe uyu mwanya amaje kuba umugabo, abandi amaje kuba ababyeyi, ntabwo twagakwiye kuba tugifite inzangano zikomoka mu miremererwe yacu cyangwa uko Imana yaturemye, ahubwo twagakwiriye kuba turi umunyarwanda, kuba turi umwe. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Mazina yanjye nitwa Bobo, ndi mu kiganiro. Twamvishe sinzi niba mufite umwanya ngo mutwemere kuba twavuganaho. Umwanya urahari ariko mutoya. Yego. Mazina yanjye nkuko nabikubwiye nitwa Bobo. Ejo twari twumvishije inkuru, mu minsi ishize twumvishije inkuru y'umubyeyi umusaza wishwe yakubiswe ipiki mu mutwe. Twanagerageje kuza gutabara, twari duhari mu kumuherekeza, ariko tuza kumenya ko ari uwitwa Kabera, akaba ari we wamwishe, amuziza ko yavutse cyangwa se ko ari umucikacumu cyangwa se warokotse jenoside. Ariko hari amakuru twumvishe muri iki gitondo ko uwo Kabera nawe yaba yarashwe. Ese ni ukuri nk'umuntu uri aho ngaho? Ni ukuri Kabera yarashwe. Wenda nk'umuntu uri aho kuri tere mu kugira ngo araswe, ubundi byari bigenze gute? Kabera bamusohoye bashaka ko ajya kwerekana ngo ibikoresho yakoreshaga muri kariya kazi ke. Noneho akigera hanze ashaka arirukanka. Noneho yirukanse, urumva umupolisi nta kundi yari kubigenza, we yahise yirwanaho aramurasa ahita apfa. Yari yazanywe aho muri quartier aho icyaha cyabereye? Oya. Yego. Yarakiraho yarari nyine, aho yaragikurikiranwa niho yarari, nuko bari bashatse kumusohora kugira ngo ajye kwerekana ibikoresho yakoreshaga. Okay. Ubwo ni amakuru mpamo ko uyu Kabera nawe uyu mwanya yaba yarashwe yitabye Imana. Ese nkamwe b'abaturage wenda mwumvishije ibyo yakoreye muri amubyeyi, muri iraswa rw'igena nubwo ari ubu katarashwe kuko bishakwa, ahubwo ari we wenda watumye araswa. Ese mubyakiriye gute nk'abantu mwe mutegereje urubanza rwe mu ruhame nk'uko ubuyobozi bwari bwemeye ko yazaburanishirizwa mu ruhame? Kubyakira ubundi biratubabaje ko twashakaga ko bibera aho nubwo bwicanyi bwabereye. Byatubabaje, twumvaga twebwe byabera yabanza akaza akaburana ari aho yakoreye icyaha. Ariko kuva na biriya byabaye nta kundi twabigenza, nyine twabyakiriye. Yego.
reka tubashimire nda turakomeza kumenya gahunda uko zikurikirana tumenye nenda tuzagerageza tumenye imva n'imvano yabyo kandi umusaza Manuel akomeza aruhukire mu mahoro kandi n'uyu Kabera ni nuko nyine nubwo twavuga wenda yabikoza bigambiriye sinawamenya ariko mukomeze mwihangane abaturage baho ngarya muri umudugudu witwa uw'abakena mu murenge wa Gishari mukomeze mugire kwihangana sawa turabashimira yes uyu ni umuturage waho ni umuntu waho nekereza ari no mu sinzi ibyo ashinzwe mu buyobozi bw'ibanze nibwo aduhaye atwemereye koko kuyu Kabera arashwe muri iki gitondo agerageje gutoroka inzego z'umutekano rero ntago ninda byari kugira ngo tubagezeho aya makuru ko uwari utegerejwe ngo azaburanishirizwe mu ruhame aho yakoreye icyaha yica mugenzi we nawe uyu mwanya makuru hari yuko nawe yamajije kwitaba Imana yes yamaje kwitaba Imana kandi azize kwirukanka no guhunga ubutabera rero ndagushimiye wabanye natwe turakomeza tubakurikiranire uko bimeze nimva n'imvano yes nakagaruka yari ngewe Bobo